Abarundi rero burya muri iri turiko turava muri rya bohero twahoramwo burya hari habo bibabaje, hari habo bibabaje. Uvuze uti tuve mu macakubiri, hari wahora kamisha mu macakubiri. Mu Burundi nta ngwano izopfa isubiriye kuko nta mvo yayo nimwe iboneka. Ibi bavuga ngo amakudeta ntashoboka, uca amajahe hose huga. Murakoze, nitwa Major Kubwa Peter, navuye mu Rwanda muri 1994 mu kwezi kwa 11 nkongera mu gihugu cy'u Burundi. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana bane, abana batatu b'abahungu n'umukobwa umwe. Oya, navuye mu Rwanda ntari umusirikare, nabaye umusirikare ngeze hanze, navuye mu Rwanda umunyeshuri. Nigaga mu mwaka wa 4 muri normal primaire, nigaga Inyombe. I Burundi nagezeyo mu kwezi kwa 11, hanyuma aho twari turi tuhaza kuba bouclage. Abarebere barimo barwanya leta y'u Burundi baradufata batujyana mu ishyamba, bajya gutwigisha inyinshi za gisirikare, turakombata kuri side za CNDD-FDD kuva mu 1994 kugera mu 1996. Mu 1996 ndambuka njya muri Congo cyitwa Zaire, nshikira ahantu bita mu Ruvungi na Kanganiro. Ubwo nabanje kujya mu nkambi ya Kanganiro n'inkambi y'Abanyarwanda, ariko kubera ko twari cyakira abantu nabaye burije kumanuka hepfo kuri Sando Transit aho bita Ruvubu, wamutse umugezi wa Ruvubu uri munsi ya Ruvungi werekeza mu Rubirizi. Noneho turiyandikisha nk'impunzi zihunze zivuye i Burundi, kuko icyo gihe Burundi hari intambara n'abagumagabo ari benshi. Noneho batwuriza amakamyo batujyana mu nkambi bita Runingo nayo yamo nk'ukwezi kumwe. Nyuma nza kujya mu yindi nkambi bita Kagunga plus aussi de vers Uvira, nyibamo n'amezi nk'abiri. Hanyuma inkambi zo muri este ya Zaire ariyo Congo uyu munsi ziraterwa na AFDL. AFDL yari muvuma ya Laurent Désiré Kabila yitwa Alliance des Forces Démocratiques de Libération du Congo. Ubwo noneho impunzi zahise zishwiragira, bamwe bazamuka za Bukavu, abandi burira imisozi berekeza za Mwenga Shabunda. Twe twahise tumanuka rero Tanganyika turi kwerekeza mu majyepfo. Twiyo turuva nko mu kwezi kwa 11 tugeze kuri side ya Tanzania dutraverse Tanganyika. Nabaye muri Tanzania mu nkambi z'impunzi z'Abarundi, nkambi biti mu Buvuzi muri zone muri district ya Kasulu. Muri 1999 haza abofisiye mu Exfar warimo rokrita abantu bajyana mu gisirikare cya Force Speciale, kuko Kabila amaze gucanamo cyangwa se guhindukana n'abanyamurenge n'abanyarwanda n'abarwandofone b'imasisi bamufashije intambara yo gufata Kongo. Abantu bo kumufasha urugamba mu bantu biyambajije harimo n'aba Exfar bari babaga mu za Congo Brazza, Centrafrica, abandi za Cameroon, abandi muri Angola. Ubwo rero babaye muri gahunda zabo bafite gushaka abasirikare cyangwa se abasore b'abanyarwanda mu makambi yandi a gauche droite around Congo. Ubwo natwe muri Tanzania baje kutokiritinga, ubwo noneho tujoininga icyo cyari Force Speciale cyaje kuva mu FDLR. Ubwo nambutse muri 2000 mu kwezi kwa 12 dutangira imyitozo ya gisirikare hano bita Rulimba muri Sud Kivu, ku rugabano rwa Sud Kivu na Maniema, ni ku rugabano rwa zone Fizi na zone Kabambare ya Maniema. Niho natanguriye imyitozo ya gisirikare mu kwezi kwa 12 kwa 2000. Hanyuma dukora urugendo rero tuva muri Nyunzu twerekeza Kamina. Twageze mu kwezi kwa 7 mu matariki nka 10 ngo dutangira formation chef de section. Twakoze training muri centre d'entraînement y'Ikankora. Hanyuma twaraba candidat officier turi babiri, batanga report Kinshasa yuko hariho des candidats officiers. Ubwo Kinshasa itanga message ko tugomba kuva Ikankora tukajya Ikamina gukora iyo formation nyine. Twakoze urugendo kuva Ikankora, ndibuka ko navuye itariki 17 z'ukwezi kwa 6 2001 nerekeza Ikamina. Ikamina nahageze mu kwezi kwa 7 mu matariki nka 10. Ubwo turareportinga tuvuga ikituza ko dufite na Federo, dufite inzandiko z'inzira zasinywa n'ubuyobozi bwo twabaga turi. Ubwo noneho tubaguye ko turi gukora formation, bahita bajya kureba mu archive barabamo amatelegram abidefinisa. Kuza twinjira muri programme d'instruction, dutangura phase section turayirangiza. Dushoje phase section dukora test d'admission phase peloton 1, nayo turayitsinda turayikora tuyirangiza mu kwezi kwa 12 kwa 2001. Ubwo twatanguye phase peloton 2 mu kwezi kwa 1 kwa 2002 tuyirangiza mu kwezi kwa 4. Ubwo mu kwezi kwa 4 ndaje phase peloton, amapeti yacu yasuriye irataratangazwa, ariko bari bayaduhaye yanditswe ko tuyahawe itariki ya 1 y'ukwa 2002. Ubwo twahise bahise bandungika i Lubumbashi muri Etat Major General, aho nagomba gufatira amabwiriza. Ni cya FDLR ariko icyo gihe cyari kikegamiye kuri Kongo, cyafashwaga na Kongo. No kuvuga ngo
n'amakashe bakoresha muri administration basinya ku mafede route baga yanditseho FAC Forces Armées Congolaises ariko munsi yanditseho Force Spéciale kuko niyo appellation cyangwa se niyo nyito Kabila pere yari yabahaye. Noneho ubwo ngezeyo nagomba gufasha kujya kurukirita abandi basore muri Tanzania aho naje mvuye kuko abari bagiyeyo bavuye muri Force Spéciale abanyarwanda baga muri Tanzania barababazaga batise twebwe ko hari abantu bagiye muri Kongo bagiye mu rugamba cyangwa bagiye mu ntambara bari hehe mutubwira ahantu bari kugira tumenye nimba byo mutubwira ari ukuri. Ubwo rero kugira ngo njye ku service de témoin nagomba gusubira mu nkambi nyine kubera ko hari n'abasore twarabanye nagiye bande bavuga ati mbabwirinde kagiye ngende njye kore ko situation imeze Imana nimfasha bikagenda neza nzagaruka kubabwira cyangwa se ubwo amakuru muzajya muyamenye. Ubwo rero icyo kintu abantu bavuye muri Kongo hari abantu bavuye muri Kongo muri zo Force Spéciale bagiye kurukirita muri Tanzania bakababwira bati mubanze mugene muzana abantu bacu bavuye hanga tubone neza kubyo mutubwira ruguri. Ubwo nagomba kujya muri Tanzania kujya gufasha gusensibiliza abasore kugira ngo bitabire urugamba muri Kongo ariko ntibyashobotse kuko habayemo ibibazo bya financement muri commandement ubwo amafaranga bagomba kuduha y'amatike yagura ibyangombwa ntiyaboneka ubwo bahita bambwira ko nsubira mu ishyamba. Ubwo nese ngaruka ikankora aho naje nturutse navuye mu mashitari 3 z'ukwezi kwa 8 ngo mfata urugendo na train iminsi ine kugera Kamina ngeze Kamina njya kuri portinga muri état major kwa Mudacuma ne chef d'état major icyo gihe amafede route kuzamuka nza muri Nyunzu aho brigade yacu yari nabaga muri brigade bitaga Etoile. Ubwo mfata urugendo kuva mu kwezi kwa 8 nzamuka rw'urugendo rw'amaguru ariko kuva Kamina twakoraga urugendo rw'iminsi 3 na train tukagera bita igitanda tukajya dufata urugendo rw'amaguru twinjira ishyamba tukambuka Ruaraba nageze Kankora mu kwezi kwa 9 tariki 25. Ubwo none bahita bampa imirimo yo kuyobora iproto special iyo brigade yabaga muri zone Kabambare ahantu biti Mujuka. Ubwo nahagurutse kuri commandement brigade tariki 2 z'ukwezi kwa 10 2002 nza kugera iproto nagomba kuyobora yari itariki enye. Ubwo no itariki 5 nubwo natanguye imirimo kubwo twakoze handover no wari usanga yifite umusozi officier itariki 5 z'ukwezi kwa 10. Nabaye chef de peloton kuva muri 2002 kugeza muri 2004 bahise bangira umushinjacyaha wa gisirikare kuko nari narakoze amasomo y'ubushinjacyaha bwa gisirikare mu 2003 mvuye mu iproto nyine ubwo njya kwiga kuri des auditeurs ubwo ariko nyisoje subira mu iproto. Ubwo muri 2004 mu kwezi kwa 7 nibwo bangize umushinjacyaha wa gisirikare mu batayo nabagamo nkora iyo mirimo kuva mu kwezi kwa 7 kuri 2004 kugeza mu kwa 4 kwa 2007 aho nahawe invitation yo kujya muri état major général kuba officier G2 ari nkaba narakoraga muri bureau informatique ya wari commandant de force général Mudacuma. Tuva muri Katanga ingufu twatuzifite ko twaturi benshi twazifite materiel tuvanye muri zone gouvernementale kandi na bene wacu twasanze Masisi nabo bari bakiri benshi gusa kuba ko nta ntwaro barafite nta mbuda barafite. Ubwo twakoze équilibre d'armement no muri ntuze muri déplacement tuva muri Katanga buri muntu yagendaga azamukana imbunda ebyiri de réserve zo guha les amis twagomba gusanga Masisi. Tumaze gukora équilibre d'armement batanga bakora restructuration des unités barazubaka amanite ya bene wacu yarari Masisi yari yaragize ikibazo cya personnel n'intwaro kubera ko hari mu operation bari bakoze mu Rwanda muri 2001 bitaga ngo ni Oracle Disney abasirikare bari bapungutse. Ubwo rero tuvuye kamera ko dufite abasirikare twari benshi bongera bubaka izindi unité bushyashya none barazartikira kugira ngo ba advancing nyine twinjiye kuza kurwana mu Rwanda ariko ntago byakunze kuko ubwo sinzi mu buyobozi ibibazo byabayemo mu byo kutumvikana bituma general Rwarakabije ahitamo kwitahira. Ubwo Rwarakabije atahiye rero no kuvuga ngo ingufu zatanguye gucika kuko yari leader charismatique navuga wakiro gisirikare. Ubwo hagereye mu Rwanda yahise tangura guhamagara abantu abakadere yaraza ati shati weho nakawe abo bari basanga barakoranye barabanye yaramagara bagataha. Ni nkaho ari waciye akagozi ko gutaha mu Rwanda kuko ni watinyuye abantu kuko mbere yuko ataha nta muntu abantu bataga benshi ariko hatahiye abantu batanga gutaha bavuga ati na general yatashye muri nago gutaha bakaza bagera mu Rwanda bakabona ntacyo babaye kuko nyine imyijo zo ziri hakurya bako munageze mu Rwanda itamu clair niko bavuga bati umwanza gufata nk'umwanza. Kuva aho general Rwarakabije atahiye abantu batanga kugenda bataha nibwo rero ingufu za FDL zagiye zitangwa kugenda zigabanuka none hahita hakurikiraho n'ibibazo byo gucanamo cyangwa gusubiranamo. Habamo nk'ikintu
witwa Ndibabaje bahimbaga Musare yahimbye ikintu bise Rudurunana, afata abantu bavukaga iwabo muri zino nce zo mu majyaruguru za Rwerere, Mutura, Karago giciye n'izamukingo na Nkuri, bose abumvisha ko ngo bagomba gukora icyawo gisirikare, ko ngo General Mudacumu yazanye abantu ngo bo mu Nduga. Iyo faction ibiromutse kuri FDL nimba ko ingufu zazirimo zitakara. Ubwo noneho bakimara kuva muri FDL no batangura guhangana ku bantu bamwe barapfaga byinshi, intambara ntaho dusanye n'udakoramo. Ubwo a partir yaho ngaho ingufu zatenguye zipunguka, none abantu bamwe mu basigaye muri FDL kumva bari kwapuye Musare bavuga ko byo yakoze byari byo, abandi batamushigikiye. Ibyo gutumvikana biratangwa abakadre batanguje bagenda bita kujya kubona ukumva ngo naka yatashye, colonel kuva ngo yatashye, kuva colonel naka yatashye, entre autres aba General Murenzi baratashye, batabitwa bamurera manzi, bari abantu b'abakadre bakomeye kandi twabonaga ko ari ibyitegererezo byacu, kuko n'abantu bari baratwigishije mu masomo agisirikare, ubona ari abahanga, ubona ari abasirikare active. Ntabwo rero babona umuntu nk'uwo ngo watashye ngo uvuge ngo hari ikintu kindi uri buze gukora kandi uba washaka kugufasha cyangwa se washaka kukwigisha no kukwereka icyo wakora adahari. Ubwo rero a partir yaho ngaho ingufu zagiye zipunguka, ingufu zagiye zishira, abantu babitahira, noneho haza kuzamo n'intambara zabaye nyinshi, ubuzima buragorana. Umuntu wese yimenya, donc abantu bakirya bakimara, wigurira imyenda, wigurira inkweto, ukigurira umunyu kugira ngo urye amavuta, waba urwaye ukaba ari we wirwariza, ukaba ari wigurira imiti. Yemwe harimo n'abakomerekaga bakabura ubufasha bagahitamo kwitahira mu Rwanda. Ubwo rero ibyo byose ni ibintu byagiye bituma ingufu zigenda zigabanuka, cyane ibintu byo kutumvikana kw'abayobozi. Ubwo rero no munsi ntago mpamya yuko FDL ari force dissuasive ifite zo gukora intambara contre l'armée rwandaise. Muri Congo no munsi mitwe hari abanyarwanda nzi hariho FDLR foka nyine ariyo bandi bita ngo ni Mezomere, niwo mutwe mukuru hari, ariko bagiye bayonkoraho. Hariho Rudi Urunana, hariho iyo numva ngo bita ngo FPP, irimo abantu nabo biyonkoreye kuri Rudi, bakora kandi kadumbidumbi kabo hirya mu ntuze mu Ibinja. Hakaba na Seneri Defereni iri muri Sidikivu, muri za Fizi hariya arawundi Kirembo ni mubari. Ubwo ni imitwe ingahe nine, ariko yose nyine urumva nta numwe wumvikana n'uwundi cyangwa se n'umuhuza n'undi. Urumva ntabwo abantu rero barimo bagira ikintu cya discorde, ntabwo bashobora kugira kwatanya objectif baba bari hafi. Kubera kugira ngo muba mwabasha kugira ku ntego no kuba mushyize hamwe, mukoze bloke imwe iri compact. Iyo rero mucanyemo ubwo muvurande vulnerable cyangwa muvurande fragile. Kenshi na amaronko ababiyumaye kuri Rudurunana, ubundi hatanguye kumuka umuhungu witwaga Musuhuke, yavuye muri FDL yari caporal. Ye Musare nyine agumura abo bantu bo muri n'ucengo z'amajyaruguru. Uwo Musuhuke yari caporal, noneho bageze muri Rudi bamupeti ya sergeant major. Ubundi rero kenshi nyine sergeant major mu gisirikare cya kera bakunda kwita ngo na officier de carrière, bakwaboreje bakabita mu isoko. Uwo rero Musuhuke bamaze kuma ipeti ya sergeant major yarafite crap hano hirya za Gatwiguru za Nyamwirima. Hariho amactivité bajyaga bakora yo kwiba bakajya gushimuta inka ahantu mu bantu biyororeye inka. Noneho umuntu yabona ko afite ifaranga ntaba kibasha kubahiriza amategeko y'uwamutumye. Ni muri iyo hanga rero Musuhuke yigumuye kuri Musare, akora akadumbidumbi kiwe. Iyo yari crap, yari nka proto crap, yitinduka akadumbidu faction ya gisirikare, bakabita muri mu basoke, bafata agashika ubibera aho ngaho. Ariko mu nyuma usoke yaje kwicwa n'abasirikare muri CNDP. Ariko none kubera ko abasirikare babaga muri Rudi kwa Musare Mashuta aho yabaga, harimo bajyaga nabo bumva ubuzima bo barambiye cyangwa se babona babayeho n'abakuba bateka twigire kwa Soko, tureko twabona ribi ufite Soko ya permetaga libertinage, abantu bakabasha gukora ibyo bishakiye, biba tore ya traveri, bakakora ibintu bya pillage, bakabona amafaranga. None uribonye agategera Uganda, none n'abasigaye za uri kare bakaba bateka twigire kwa Soko, wenda dushobora kubona uburyo bwo kubaho. Ubwo rero nuko bagiye bamwe bakava kwa Musare bakajya, harimo n'abavuga muri FDL muri foka kwa ba General Omega utwara foka no munsi yari komanda ya division. Hari abasirikare bajyaga baviwe muri division batumvikanye nawe cyangwa tumvikanye n'abayobozi bayoboraga, bakajoininga Soke hano mu Ibinja. Ubwo
mu nyuma sinzi abantu numvishe ngo basponsoriza nyine abo iyo groupe ngo bahita FPP ngo bafite abantu basponsors babaha n'uzi nyine babaha amafaranga bya birumva ngo haba harimo abantu ngo batavuga rumwe n'igitezi cy'u Rwanda ngo bashaka gukora igisirikare ngo sinzi abantu ngo basponsoriza kugira ngo babashe kubiyitirira ngo after time ngo babe bajya mu bintu bya bishikirana n'igihugu cy'u Rwanda n'iki byose no mu buyobozi. Ubwo noneho hakaza n'undi mutwe wa CNDD-FRN wiyomoye kuri FDLR muri 2016 wariyowe na General Wilson Irategeka waje kwitaba Imana muri 2020. Ubwo nawo nyine wagiye ugira ibibazo nyine nk'ibyo byose bivuye ku maronko abantu bagasanga barimo baricana bari binzikekwe. CNDD-FRN ijya kuvuka hariho uwayishinze wari uyikuriye General Wilson Irategeka yari deuxième vice président muri FDLR aza kutumvikana rero n'abayobozi ba FDLR barimo actuel president witwa Byiringiro Victor na Leta General Mugacuma Sylvestre. Ntibumvikanye rero ku byerekeranye na gestion y'ubuzima bw'impunzi kuko HCR yiyemeje kubarura impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo kugira ngo bamenye imibare yabo. Noneho Wilson Irategeka wari ushinzwe sinzi muri attribution ziwe muri organigramme cyaje muri organisation FDLR deuxième vice président bagashinzwe bya défense na sécurité. Ubwo rero we yari pour yemeraga yuko bakora ibarura ry'izo mpunzi kugira ngo babashe kuzana ibyangombwa ko bavuga bati yavuga ati impunzi ziramutse zibanse ibyangombwa zishobora kujya zifofera no muri village z'abakongomani zikaba noneho abasirikare bakoroherwa n'ibikorwa bya gisirikare kuko imiryango yabo izabifite ahantu iri. Kuko kenshi ubundi iyo twabaga dutewe hari hasigaye habaho ibibazo mbere yo kubaza kuvanye kujya gufeza fasade ne mibanza kuva ku muryango wawe kuko ntabwo wajya gupfundikira ibyo abandi byo biri gutima itemere. Ubwo rero Wilson avuga ati niba dushaka gukora urugamba rero tugombye kupermeta kwa seri bano bantu ikabashyira ahantu babasha kuhasita tukabandanya urugamba. Abasaza bati negative ibyo ntabwo bishoboka ahubwo weho uri gushaka kutumaraho abantu wewe ufite plan zitari nziza barakurokerise barakuguze ushaka kutuvanaho abantu kubera ko babasaza igihe cyose baba bicura yuko ngo bashobora kuba objet de poursuite judiciaire kubera les responsabilités muri tragédie zageze hano mu Rwanda mu bya kera cyangwa za crime de guerre zikorerwa muri Kongo. Ubwo rero Wilson we yavuga ati nta kintu ndego mu Rwanda umwanya wose ushobora gukora politiki ntabwo ushobora kunshyiraho mandat d'arrêt international ko nta kintu kibi nigeze nkora mu Rwanda. Ubwo rero naho babasaza bakanabimuhora bakabimuziza bati umuhungu bamwita ngo umuhungu umuntu wese muto bamwita umuhungu sans toutefois kureba ko n'imyaka ufite urabona nk'ubu ngubu ndafite imvi nta rwanwa rwirabura nkigira ariko bavuga ko agahungu numva bavuga nibaramo kabona abanyirize interview ngo babonye ibya kagahungu kavuze. Done abantu basuze stima barasuzugura abantu cyane ntabwo bemera ko ari umuntu uba uretse abantu bose ngo duhungu kuko ari agahungu kare kudusuzugura akaja kutugambanira. Ubwo rero Wilson yahise afata decision yo kubwira abantu za generation nto y'abantu de generation ati byaliye yuko twashakisha ubufasha tugashaka abantu badufasha kuvugurura igisirikare tugakora notre organisation tukabandanya lutte de libération dufite une autre étiquette dufite une autre appellation dufite d'autres visées zitandukanye n'ibyo abasaza muri FDLR barimo. Ubwo yabibwiye abantu bo barabyumva après c'était mama aba FDLR batanye no kujya bamenasa abantu bagiye muri recensement biométrique muri HCR hariho nka za site bagiye bataka bakarasagura hari naho bagiye kurasa bica umupolisi wa Kongo amakompiyuta barimo bakoresha barayatwara mu ishyamba kandi kuyatwara nyine nibwa kutamenya computer si wayitwara utazi password yayo ukazayikoza kandi noneho ibintu byo muri zo organisme navuga ko ni organisme international ni ibintu biba bifite ntuze biba bifite ukuntu biri programme ushobora kuyitwara wamara ko wayitwaye ikaba ifite nka système de contrôle ukajya basha no kuyugura ukiri gutatona bakaba banamenya ntuze voter localisation. Ibyo rero ntabwo bigeze babitonaho konte barabitwaye bagenda bakubishyira mu iporo bageze mu iporo babifungura kuguruka kubera ko nyine amapassword yabyo batafite. Ubwo rero ibyo byose byabaye ingredient zagiye zituma tuba FDLR fo kubivamo ibintu barimo birashaje. Ubwo mu bantu bitabiriye rero iyo mpinduka yo kuva muri FDLR tukajya muri CNRD nanjye nari ndimo. Ubwo twavuye muri FDLR mu kwezi kwa gatanu tariki 31 z'uko kwa gatanu nyine mu 2016 hashingwa CNRD Wilson aba president wayo. Ubwo turevoliwa après certain moment
abamuhaga inama bakoranaga b'abasirikare n'abakadre politiki babaga hanze bamubwira ko agomba gushaka ubufasha Burundi kugira ngo baze gukora intambara mu Rwanda baciye kuri side yo mu majyepfo. Ubwo njye kubera ko bari bafite yarazi ko n'abaye Burundi twaganiraga yarabizi ngo abantu babanje gutumayo byarabagoye kubera yuko ntabwo babashaka kwiyadabuta. Baravuga ati bo Peter we baye Burundi genda ugereyo hanyuma ukora ibi n'ibi kubera ko uhazi ushobora no kuba wakwifufira ukagenda mu Burundi kuko njye navuga kiro je me suis rendu njye mu kwezi kwa 4 2017 ubwo nagendaga ahantu usanzwe nzi kugira ngo dushakashakishe ukuntu bazabona inzira yo kwemfilitira mu ishyamba rya Nyungwe ariko baciye mu ishyamba n'ibyo bikorwa byanjyanyeyo ariko ubwo ntago byaje kugenda neza. Nagezeyo ubwo nza kugirana amakimbirane n'uwari komanda secteur wose no Kivu bita Jeva, ubwo atangira kundega ko nkorera u Rwanda andeze ko nkorera u Rwanda bitera impaka n'uwari uri chef de mission y'Ubujumbura bari babifatanije ariko bitewe nuko bari bafite ibibazo cyangwa se inyota y'amafaranga. Hari amafaranga y'ubufasha bahabwaga n'abantu muri Occident, bo rero bashakaga kujya batanga raporo kwa President Wilson kugira ngo bigwirize amafaranga bishyire mu mifuko. Noneho Wilson yakora verification kuri njyewe nkamubwiza ukuri ibyo ndimo ndakora no kuri ndimo ndagenda na consommation mba nakoze. Ubwo rero partir yaho bahise banyanga bagira bete noir banavaho ngo ndi inyenzi bagomba kunyica. Bageragiza uko bashoboye kugira ngo nicwa ariko ntibyashoboka. Imana irangira batazira amafaranga menshi mu Burundi kuba abantu b'abasirikare ngo banyica ariko ntabwo byakunze kuko ntawangwa na bose. Nagize amahirwe yo kugira abantu bamwe twari dusanzwe tuzana twagiye tubana mbere yuko njya muri icyo gisirikare cyabo ngaho cyabo bene wacu b'Abarundi twabanye kera bavuga ati no wewe uri kuza kuduteza naka ko tumuzi ko twabanye n'igige niki wewe ko tutakuzi uvuye tudutaranya nayo nibo bankingiye bituma mbasha kurokoka. Nyuma y'igihe fulani desida ko ngaruka mu Rwanda nagarutse mu Rwanda tariki 19 y'ukwezi kwa 10 2021 ndaza nshikira ku mupaka w'Inemba ni leta y'u Burundi. Ubwo ndashishika mu mupaka w'Inemba batuzana mu Rwanda tushika muri quarantaine tumamwe iminsi nka 15. Nyuma tuva muri quarantaine tujya muri service de sécurité aho twagomba gusubiza cyangwa se twagomba gutanga amakuru ku activité twabagamo hakurya. Iki gihe kirangiye bitanza imutabo gukora formation cyangwa se gukora amahugurwa hamwe n'abandi bantu babaga bitandukanije n'imitwe yitwaje intwaro muri Kongo. Ari cyo kintu nakoreye amahugurwa mu cyiciro cya 70 ari cyo cyashoje uno munsi. Ubwo nkaba niteguye gusubira mu buzima bwo hanze kujya gushakisha ubuzima cyangwa se kujya guhatana kugira nawe mbashe kubaho mbashe kubeshaho n'umuryango wanjye no guteza imbere igihugu cyacu. Ipeti rya Sure tunaryambaye itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2022. Bari mpandi kamina ariko baritangaje ngeze Lubumbashi. Ipeti rya Lieutenant d'Étoile naryambaye itariki ya mbere y'ukwezi kwa nagomba kuryambaye itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2005 ariko ntayo baduhaye. Turi muri za masezerano amapeti nayo batangaga kenshi. Noneho rya d'Étoile bari mpaye muri 2013. Ubwo tuva muri FDLR rero tugiye muri CNRD niko nabaye major bamaye major itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 2016. Bagize gute babaze amezi nani mfite ancienneté ko twabaga dufite ancienneté ubundi kubite kugera kuri ndi na amezi 36 kuva kuri Sure tunakugeza kuri Lieutenant d'Étoile no kuva kuri d'Étoile kugera kuri capitaine na amapeti y'abofficier subalterne bagiye atandukanye n'amezi 36. Uno kuva kuri capitaine kujya kuri major na amezi 48. Iyo ayo mezi yarangije nta bihano wagize nta rotari ubwo uravansa ukajya kuri peti. Ubugere gihe twavuga muri FDL tugiye muri CNRD FRN ubuyobozi bwa gisirikare bari bukorera General Hamada bakoze imibare nyine kuri buri ofisi bakajya bareba civilisation n'amezi peti yagombye kubagezeho. Ubwo none icyo gihe basanga narakirengeje igihe cyo kwambara ipeti rya major bahita bangira major ubwo n'amezi hejuru. Amapeti yacu yatangajwe itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 2016. Nyuma yaho ngaho abandi bagiye abo muri FRN bahawe ayandi mapeti y'isugi cyane bari mu cyamba rya Nyungwe ngo babyita nyine ngo nize nankuraje mu bahaye kugira ngo babashe kubona urugamba ariko cyahe bafite ntabwo nigeze nyambaraho kuko yakunze gutangwa siri proposition ya Jeva kandi Jeva ntabwo twumvikanaga dupfuye nyine ibyo bintu by'ubwo gituma ubujura yakunda kuba ari marakora
wa mutunga urutoki rwo hahita uhinduka umwanzi. Message mbaha abantu bari mu ipori, they are losing their time. The better is to come back in their motherland, kuko uno munsi nta factor yo kurwana ko nta nibyo bashoboye. Aho igihe kigeze ahangaha bajye bareba ikintu bita rapport de force. Rapport de force mu ntuze ni interime ya gisirikare ivuga ngo ugomba kubanza kwiga wowe ingufu ufite n'izo uwo muhanganye. Ingufu bafite ntago zirameze yo guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda cy'uyu munsi, kuko uno munsi igisirikare cy'u Rwanda gifite ubunararibonye, kirimo abantu bavuye muri factions zitandukanye, harimo abantu bavuye muri RPA, abandi bavuye muri X5, ubwo bahurijwe hamwe kandi n'abandi bagenda barakwita no munsi bakagira n'ubufasha cyangwa se no kwiga no kugira amahirwe yo kujya kwiga igisirikare no munsi kigezweho. No kuvuga ngo igisirikare bari bakora no munsi ni ibintu arikayike bya kera. Ngubu ni abantu bakiri muri systeme nakwita ko ni za systeme z'imbere gitwakora aba X5 bakoraga kera, na administration yabo na za reglement zabo byose ni RFA. Ntago bazi technique de combat zigezweho no munsi, imbunda zigezweho ntago bazi. Niyo bavuga ngo njya mbibona kuri YouTube witwa Jeva afite ibintu ngo yafashe, avuga ngo yafashe, ashobora no kwifata atazi kubikoresha cyangwa atazi n'icyo bikora. Yego ngo yarize, njye niko nyine numva ni nabyo abari kurisha cyangwa se ari kuratira abantu ngo yarize, ariko burya na experience mu bintu cyangwa se experience nayo bugira kontra mu gukora. Ushobora kuba warize amashuri ya gisivile ariko utarize ya gisirikare, ushobora kuba warize ya gisirikare utarize ya gisivile, byose birakompletana. We rero yize amashuri ya gisivile, ya gisirikare yize ntabwo amupermeta kuba yajya kuri niveau yo guhangana n'igisirikare cy'u Rwanda uyu munsi. Ubwo rero ikintu gihari uno munsi babishatse baza mu gihugu kirabakira, natwe twese cyatwakiriye. Kandi njye nkanjye kubera ko nafashwe ntabwo niyatanaga ko nabaho, ariko waza volontairement na irero bienvenue ntangorane. Iyo wizanye ari wowe wizanye nta kibazo n'iki, wenda nkanjye ninjye nenda kuba nagira ikibazo ko njye narafashwe. Nkanjye ninjye nenda kuba nagira ikibazo ko naje par contrainte, naje ntabishaka, narafashwe ariko hongereye mu Rwanda na constatation contraire y'ibyo nibwiraga. Ubwo rero abandi nibashaka baze, utazaza ntabwo ari gihe bazaba ari marahima, bazaba ari marihima, ubwo bazaba ari marikerereza ubusa, ari no gukorera kuri risque z'ubusa, kuko hariya ubuzima bwaho nento ntabwo ubuzima bwaho ni bubi, ubuzima bwaho ni bubi. Ushobora kurwara ugapfa kubera nta bufasha bw'ubuvuzi wahabona, ushobora kuraswa ukicwa na hemorrhage kandi hano bari kuvura ugakira. Kandi noneho uno munsi intambara barimo barakora, bo nyine bavuga ko ngo barimo barwanira liberation, ariko nta muntu urusubujige hano ari imbere, nta muntu uri opprimé hano ari imbere, kandi nta n'uwabatumye paraye, nta muntu wabatumye ngo bajye kumuribera. Bigavuga ngo turwane kuboza abanyarwanda bahehese babatumye nande, ninde muntu wabatumye kujya kubaribera. Uno munsi ni de preference bataye baze mu gihugu. Nkunze kubivuga muri za intervention cyangwa se muri za interview nyinshi nkunze gukora. Abantu benshi twakoranye igisirikare hakujya muri force spéciale no muri FOCA no muri FDL, majorité ya 80% bari hano, des officiers supérieurs, des officiers généraux bari hano twabanye hakurya, bagiye batwigisha igisirikare, abagiye batuyora mu unité mu batayo, benshi bari hano. Ntabwo rero abantu bari ku mitwe y'intoki bari hari hakurya aribo bazaza kugera. Yego bashobora ku barabangamye kubera yuko amugani ngo niyo bajya baririmba ngo niyo hasigara umwe umwana, ariko nta kintu kimwe bashobora gukora ku Rwanda nibashaka baze, kuko igihe cyarabarenga cyarabatambutse. Barebe igihe aho kigeze, barebe time, barebe hariho opportunity yo kurwanya ubutegetsi buri mu Rwanda. Ku buyobozi buri mu Rwanda ni ubuyobozi bwuzuriza bose kandi buri bufite inclusiveness. Abantu bose bari bienvenue, umuntu wese uje buri baramwakira kandi bukamushyira mu kibanza amerita. Hariho romerite ufite ushaka kujya kwiga ariga, ushaka gukora igisirikare aragikora, ushaka kujya gukora business arazikora. Hanyuma abantu bagateza imiryango yabo imbere, bateza n'igihugu imbere, nta myiryane. Ko imyiryane baba mwaho hakurya, ujya kumva umuntu abyuka mu gitondo yabishe ngo naka ni inyenzi, ugasanga amasasu ngo yaravuze, abantu bakaho. Izo perte de vie humaine zinitire ziri kubera hariya hakurya, de preference bagombye kuzevita bakaza mu gihugu bakabana n'abandi banyarwanda, kubera ko n'ubundi hariya aho bari bamaze imyaka 29, nta n'umwe uzigera hinduka. Nk'abari ikirembe ntibazaba babembe, nta n'ikibembe bavuga pareye, bose bavuga ikinyarwanda n'agaswahili peut-être kake. Abari hano hirya za ntuza hano muri Nyamuragira, uretse ko ho bavuga ikinyarwanda nyine ngo nabanyabwisha, nta n'umwe uzigera b'umuhunde, nta uzaba umunyanga, n'abanyarwanda.
ndetse u Rwanda ko ari nguru nibaze mu Rwanda kandi none ikindi cyongera kuri ibyo umurundi ne waririmbye ngo ntago twese twari kuzaba abaperezida bari umwe noneho kandi kugira ngo wagisesinge kuri iyo poste hariho procedure nibaze mu gihugu niba bashaka gupretanda bari en ordre ariko niba bashaka gufeza face contre le Rwanda ntabyo bazashobora franchement ma famille yageze mu Rwanda ejo kuko maze gutahukanwa mu Rwanda mvuye i Burundi abo bajeva babirutseho kugira ngo babice jeva n'abantu bamukorera bo mu gisirikare cy'u Burundi banyirukiye ku muryango kugira ngo bawice ariko Imana irabakingira nagize amahirwe ariho abantu b'inshuti bari aho ngaho barabafasha barataraversa bajya Tanzania bajya ikasuru muri Kigoma aho nabaye imbere ko nza mu gisirikare hariho abantu twagiye tubana b'aba Tanzania barabafasha barabasitaye banakira abana mu ishuri bariga ariko hongereye hano nakoze natanga communication kuko nageze hano mpasanga abantu twabanye nagize amahirwe nasanze ba mepare bari muri formation barimo abajenero babiri bashoje mu cyiciro cya 39 n'abakoloneli batatu nabo bari bahari twabanye hakurya twabanye muri FDL tunabana muri CNRD mpabasanze bamfasha kuba nakora communication mvugana n'umuryango wanjye nasaba telefone noneho mbasha kuvugana n'umuryango wanjye wari uri Tanzania mbita ntangura manevre zo kubagarura kugira ngo bagere kuri niveau y'uko i Burundi bari bagiye nta kintu bajyanye ibintu byose bari basize i Burundi byo bari bafite ngo none nifuza yuko baci Burundi kugira ngo barekipere bimwe mu byo bari bahasize none bakomeza urugendo baza mu Rwanda bo byaratinze gatoya kubera ko nari ndi hano ntago nari libre kandi none kugira ngo babashe kubona uburyo bwo kwambuka i Burundi baze mu Rwanda buri official byantwaye igihe ariko nagize amahirwe umunsi weje nubwo bambutse ubone muri transit center i Nyarushishi tumaje no kuvugana n'umuyobozi waho wabwiye ntuzeta yabo baremeze neza izo ntamboneta